Mbese wari uzi ko Imana ikeneye ko uyiha umwanya? Mbese waba wari uzi ko ishaka ko iba mu buzima bwawe? Imana iragukeneye, irashaka kuvugana nawe, irashaka gusabana nawe. Inezezwa nuko wayibonera umwanya. Inezezwa nuko uva mu byaha, utandukana n'ibibabaza byose. Iyo ugiye mu byaha uyitera agahinda, irayibabaza, iragushaka, irashaka ko uyigarukira. Nkishimira mu isi yayo yaremewe guturwamo, kandi ibinezeza byanjye byari ukubana n'abantu. Imigani 8:31. Inezezwa no kubana nawe, ntabwo ikeneye amafaranga, ubutunzi bwo muri iyi si. Iragukeneye buri munsi, kuganira nawe, kumenya uko wiriwe waramutse. Ntabwo ishaka ko wikorera ibibazo wenyine. Tubona ukuntu Imana yagendanye n'Abisirayeli bava muri Egiputa bajya i Kanani. Imana yagendanye nabo, nta kintu bigeze babura, yarabatunze, irabagaburira. Ijambo ryayo riravuga ngo sinzagusiga, sinzaguhana. Mbese wibonera umwanya? Shaka umubano wawe na Data. Data arashaka ko wihozaho umutima ku manywa na nijoro. Mbese umwari yakwibagirwa ibyo arimbana, cyangwa umugeni ibyambarwa bye? Nyamara abantu banjye banyibagiwe iminsi itabarika. Yeremiya 2:32. Iki ni cyo gihe cyo kugarukira Imana, ukayegera, ukava mu bintu byose, mu nzira zose zigutandukanya na Data. Ibyo urimo ubona bitayinezeza uyu munsi wa none, utandukane nabyo. Mwegere Imana, nayo izabegera. Yemwe banyabyaha nimukarabe, namwe ab'imitima ibiri nimwiyeze imitima. Yakobo 4:8. Iyeze uyu munsi wa none ube mushya. Wegerane n'Imana, iragutegereje, ihora igushaka. Imana yabwiye Mose igihe yari iri kumubonekera mu gihuru cyaka umuriro, iramubwira iti, Mose, kwetura inkweto kuko aho uri ari ahera. Nawe rero niba ushaka kwegerana n'Imana, banza wiyeze umutima wawe, uve mu byaha, nibwo Imana izakwegera. Shaka umubano wawe n'Imana. Imana yanga ibyaha, ntabwo ikwanga. Imana irashaka ko uyiha umwanya. Ntabwo ishaka igihe cyawe cyasigaye, irashaka ko mbere y'ibindi byose uyishakira umwanya. Ishyira imbere y'ibintu byose, nibwo uzahirwa muri izi nzira zawe zose. Agaruka aho abigishwa bari, asanga basinziriye. Abaza Petero ati, harya ntimubashije kubana amaso nanjye isaha imwe? Matayo 26:40. Imana irakubaza nawe uyu munsi wa none, ese mu masaha 24 umbuye isaha imwe? Birashoboka ko nawe hari ibyo usinziriyemo ukaba utayibonera umwanya. Birashoboka ko aho mu kazi wirirwa gukora ugataha unaniwe, ukabura igihe cyo kwegerana n'Imana. Imana irashaka ko uyitekerezaho no muri ako kazi. Birashoboka ko kwiherera wenda bikugora, ariko nagira ngo nkubwire ko icya mbere ni umutima. Bihozeho umutima. Nta kintu na kimwe cyatuma ubuzima bwawe utabwegurira Imana. Birashoboka ko ari inshuti mbi zitumye usinziriye, ukaba utari kwegerana n'Imana. Abakorinto ba mbere 15:33. Mu ijambo ry'Imana riratubwira ngo, ntimuyobe, kwifatanya n'ababi konona ingeso nziza. Tandukana nabo, aho kugira ngo ubure ubugingo wabura inshuti. Birashoboka ko se ari social media wimaraho umwanya munini ureba ibidafite umumaro, wumva indirimbo, ureba amafilime bidafite umumaro. Uwo mwanya wose ukawuhaye Imana. Iga gukoresha social media mu buryo bufite umumaro. Witondere ibyo ugaburira amaso yawe n'amatwi yawe. Reba mu buzima bwawe ibintu byose bituma utegerana n'Imana, bikuremo. Ibituma Mwuka Wera adakora muri wowe, utandukane nabyo.
fata umwanya usome ijambo ry'Imana. Umunsi ntugashire udasomye Bibiliya. Riha intego, byibuze ujye usoma shapitire imwe buri munsi. Reka ijambo ribe mu buzima bwawe. Senga, yibwire buri kimwe, yaba ibyakunaniye kureka, yaba ari ibibazo bikubabaje, intambara n'ibindi byose. Irakumva. Imana nuyihamagara irakwitaba. Numwiyambaza araza. Igihe kirimo kiragusiga. Kuza k'Umucunguzi kuri hafi. Itegure rero, ubwo azaba aje kujyana itorero ntuzasigare. Shalom. Imana ibahe umugisha.